Ni mwarimu Kijana uteze amatwi nguhaye ikaze nkubwira ngo niba utarakora subscribe wayikora maze ugakanda no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho ako kanya. Ukore like, share ndetse na comments kuko nabyo ari ingenzi. Ngiye kukugezaho inama 10 zagufasha gusinzira neza nijoro. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi ni ngombwa cyane ko umuntu aruhuka nijoro. Umubiri w'umuntu ukenera gufata imbaraga no kwivugurura mu kwitegura umunsi ukurikira. Umuntu ahora ashaka gukora neza imirimo ye ya buri munsi, ariko ntashobora kubigeraho mu gihe atasinziriye neza nijoro. Ndi hano kugira ngo ngufashe kuri ibyo bintu bishobora kugufasha. Ngiye kuguha inama 10 zagufasha gusinzira neza nijoro. Inama ya mbere ni ukureka kunywa isukari. Isukari nyinshi ishobora kuba mbi ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ni ubuzima, iya kabiri ni ibitotsi. Ifite uruhare runini mu guteza imbere ubuzima bw'umuntu. Ni bibi kunywa ibintu biri mu isukari nijoro kuko yongera umuvuduko w'amaraso, bikagutera kumara igihe kinini ukanuye ndetse bikaganisha ku kudasinzira bya hato na hato. Gira umwete wo kureka isukari uko yaba ingana kose mbere yo kuryama, uhereye nka saa 11 z'umugoroba. Ibi biha umubiri wawe amasaha make yo kuringaniza isukari mu mubiri mbere yo kuryama, kandi bikakurinda kubura ibitotsi. Icya kabiri ni ukugabanya kafeyine, ni ukuvuga umusemburo wo mu ikawa. Ntabwo ari isukari nyinshi gusa igira ingaruka ku bitotsi by'umuntu, ahubwo na kafeyine, ni ukuvuga wa musemburo uba mu ikawa nawo nuko. Kafeyine itera imbaraga, niyo mpamvu abantu benshi ari cyo kinyobwa cya mbere banywa mu gitondo kugira ngo bataza kugira ibitotsi cyane cyane mu kazi. Nicyo kintu cya nyuma ushobora kunywa mu gihe ufite ibitotsi kandi udashaka gusinzira. Ni byiza kugerageza kwirinda kunywa ikawa nimugoroba, ahubwo ukanywa amazi make. Gukora imyitozo ya mu gitondo ni ikindi cya gatatu. Iyo wumva umutima wawe utera neza ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri mu gitondo, ni ikimenyetso cy'uko ugomba gutegura ko umubiri wawe waba umeze neza no ku munsi ukurikira, kandi bigufasha no gutekereza uko umubiri wawe uza kuruhuka neza nijoro. Kugenda wihuta cyangwa wiruka ni uburyo bwiza bushobora kugufasha bukanafasha umutima wawe gutera neza. Gerageza gukora imyitozo ngororamubiri umunsi ku wundi. Ndakubwiza ukuri ko uzabona itandukaniro nimugoroba byanze bikunze. Icya kane ni ukurya imbuto. Kurya imbuto bishobora kuba inzira nziza yo gutuma umuntu asinzira neza. Nko kurya igitoki nijoro ni byiza kuko kibamo melatonin, ni ukuvuga imisemburo ifasha kugabanya kuba maso, gutuma umuntu agira ibitotsi, gukomeza kugenzura imisinzirire ndetse n'igihe umuntu abyukira. Kongera igitoki mu byo ukunda kurya nijoro ni byiza kuko bishobora rwose kugira icyo bihindura mu misinzirire yawe. Icya gatanu ni ibinini birimo melatonin. Nk'uko twabivuze haruguru, melatonin iboneka mu mbuto nk'ibitoki, ariko ushobora no kubigerageza mu buryo bw'ibinini. Gufata ibi binini isaha imwe mbere yo kuryama bishobora kugira icyo bihindura. Ibinini bya melatonin ntibishobora gusimbuzwa agaciro k'ibyo ushobora kubona mu mbuto, ariko ushobora guhinduranya imbuto n'ibinini ukurikije uko ubyumva n'uburyo ushonje. Hari icyayi cy'ibyatsi, kamomille na valeria bigira uruhare runini mu kurwanya kudasinzira. Cyane cyane ni umuti karemano, ariko binafasha mu kubona ibitotsi. Ntabwo bifasha gusinzira gusa, bishobora kugufasha koroshya imikorere y'ubwonko no kuruhuka nijoro. Ujye ubigerageza nijoro mu gihe ubishoboye, uzabona itandukaniro. Icya karindwi ni ugufata igitabo hanyuma ugasoma. Hamwe n'icyayi cyawe cy'ibyatsi ushobora gufata igitabo ugasoma bike ushoboye urimo gufata na kaga cyayi. Amagambo ari kuri buri rupapuro rw'igitabo ashobora kugushyira mu mitekerereze ituje, mu gutegura umubiri wawe no gutekereza gusinzira. Ni uburyo bwiza bwo kurinda ubwonko bwawe stress cyangwa umunaniro wa buri munsi no kwibanda cyane ku nkuru urimo usoma. Icya munani ni ukwandika muri agenda yawe. Kwandika ni inzira nziza yo kuruhura no gusinzira neza. Fata ikaramu y'igiti cyangwa iya wino, hanyuma utangire wandike ikintu icyo ari cyo cyose muri agenda cyangwa se nyamunsi yawe. Bishobora kuba ari inkuru mpimbano cyangwa ibintu runaka uri gutekerezaho. Ibyo wanditse bizagufasha gutekereza neza. Byagaragaye ko kwandika ibitekerezo byawe bishobora kugufasha kugabanya impungenge cyangwa imihangayiko yose ushobora kuba ufite, kandi bishobora kugufasha mu bibazo ufite bishobora kukubera imbogamizi mu gusinzira.
Icya cyenda ni ugukora imyitozo yoroheje mbere yo kuryama. Ushobora kugira isukari nke n'imbaraga nke mu mubiri wawe. Kugira ngo ukureho ibyo byiyumvo kandi ugire imbaraga nyinshi, imyitozo yoroheje ishobora kuba ingirakamaro. Ni ngombwa ko utananiza umutima cyane. Si byiza ko umutima wawe utera cyane mbere yo kuryama. Igihe uba ushaka kwinjiza umubiri wawe mu bikorwa binaniza umubiri kandi zakagombye kugufasha kuruhuka. Icya nyuma ari nacyo cya 10 ni ugushyira kure ibikoresho bya elegitoronike. Kuri ubu ibikoresho bya elegitoronike bikoreshwa cyane kuruta uko byakoreshwaga mbere mu buzima bwacu. Ariko tugomba kumenya igihe cyo kubireka no kubishyira kure yacu. Ibyuma bya elegitoronike nka televiziyo, telefone, radio n'ibindi ntibigomba kuba biri mu ntoki zawe cyangwa hafi yawe mu gihe ugerageza gusinzira. Ibi bikoreshwa cyane kuri televiziyo na telefone ngendanwa kuko urumuri rushobora kugutera kuguma ukanuye kandi ugakoresha uburyo bwo kwirangaza utabizi. Byagaragaye kandi ko telefone zigira imirasire ica mu muntu, bivuze ko uryamye washyize telefone yawe munsi y'umusego cyangwa hafi yawe bishobora gutuma udasinzira. Ngizo inama 10 ushobora gukora mbere yo kuryama kugira ngo usinzire neza. Wakora bumwe muri ubwo buryo tumaze kukubwira. Ndagushimiye ko wadukurikiye, kandi wifuza kuduha igitekerezo cyangwa inyunganizi wakoresha adresse na nimero ya telefone biri munsi y'iyi video. Mugire amahoro y'Imana kandi mujye muhaha muronke. Ndabakunda cyane.